Hari umugabo witwa Bihirabake n'inshuti ye Byizere bari batuye mu mudugudu wa Twizihirwe. Umunsi umwe Byizere abwira mucuti we ati nshuti yanjye ngiye kugura ikibanza ruri muri Muhanga, bambwiye ko bihari kandi bihendutse ndetse bambwiye ko ari n'ahantu heza. Bihirabake araseka cyane aravuga ati ubutaka se nta busirimu burimo, kuki utagura ka moto cyangwa imodoka nziza byibuze nawe ukajya uyipimviramo nk'abandi bakire bose. Byizere ntiyamwumva aramwihoreje. We yaragiye agura ikibanza cya miliyoni 6. Ubu nyuma y'imyaka 2 gusa aho Byizere yaguze ikibanza hamaze kuzura amazu meza, ibiciro by'ubutaka birazamuka cyane kuko ubu ntiwahabona n'ikibanza cya miliyoni 10, kereka byibuze ufite 12. Umunsi umwe Bihirabake yabonye ikibanza cya mucuti we Byizere kimaze kugira agaciro gakubye 2, afata telefone aramuhamagara ati muntu wanjye, ese hari ikindi kibanza wambonera byibuze kiri kuri miliyoni 8? Ya modoka yanjye imaze kunsaza pe, nkora mu igaraje na controle bidashira, ngiye kuyiteza ayo wampamo yose, ndareba ko nabonamo akabanza gato. Nabonye ubutaka bwawe bwo bwarabyaye amafaranga, ndumva nicujije. Bizanjye abantu benshi baseka abashora imari mu butaka uyu munsi, ariko ejo bazaba babaza bati se mwagurije. Niba ufite miliyoni 6 gusa, iyi video ishobora guhindura ubuzima bwawe. Uyu munsi nje kubereka amahirwe adasanzwe y'ishoramari. Ufite ikibanza cyiza cyane giherereye mu mujyi wa Muhanga muri site ya Ruri, umudugudu wa Kavumu. Aha ni ahantu hateye imbere cyane kandi hakomeje kubakwa amakadasiteri meza n'amakonosha agezweho. Iki kibanza giherereye mu miturire muri zoningi ya R1, bivuze ko cyemewe kubakwamo inzu nziza yo guturwamo. Gifite neighborhood nziza cyane, gifite view nziza cyane y'umujyi wa Muhanga. Iyo uhagaze kuri iki kibanza ubona neza uburyo aka gace kari gutera imbere umunsi ku wundi. Iki kibanza kiri muri metero 150 gusa uvuye kuri kaburimbo ituruka mu cya kabiri icya kuri zipline aho drone zihagurukira. Ubu uvuye ku muhanda mukuru uturuka Muhanga ukomeza ujya i Kigali. Kugera kuri iki kibanza biroroshye cyane, kunyura muri uyu muhanda ukomeza ukagera muri centre ya Karama. Iyo ni umwe mu mihanda ifite amahirwe menshi y'iterambere kubera ibikorwa byinshi biri kubakorerwaho. Ahantu hari umutekano usesuye, umwuka mwiza n'akayaga keza gahuhera gaturutse imbere. Ibikorwa remezo biri kwiyongera uko bwije n'uko bukeye. Abaturanyi baho bafite ibikorwa byiza n'imiturire myiza. Nta muntu ushora imari muri aka gace ngo yicuze. Ikibanza ndi kubabwira ni iki ngiki mubona kihinzemo soya ndetse harimo n'isina nkeya. Ibi birerekana ko ubutaka bwacyo bufite uburumbuke kandi bwitaweho neza. Uri kugura ubutaka bwapfuye, uri kugura ubutaka buri ahantu heza bufite agaciro kandi biri gutera imbere. Reka nkwibutse ikintu kimwe, Imana yakoze ubutaka rimwe gusa. Abundi butaka Imana yigeze irema uretse ubwo yaremye isi gitangira kubaho. Mwese murabizi ko nta ruganda rubaho rukora ubutaka. Niyo mpamvu buri mwaka ibibanza byiza bigenda birushaho kubura. Abantu benshi barimo gushaka ahantu heza ho kubaka no gushora imari, cyane cyane mu mijyi iri gutera imbere nka Muhanga. Iki kibanza gifite ubuso bwa metero kare 315, kiri ahantu hashashe kandi hateye neza, gifite neighborhood nziza, hari view nziza, cyegereye ibikorwa remezo, cyegereye kaburimbo. Muri make wowe wakwinarirwa mu mufuka gusa. Ikirenze kuri ibi byose, ubu kiri kugurishwa kuri miliyoni 6 gusa. Yego, umvise neza? Nakubwiye ngo ni kuri miliyoni 6 gusa. Iyo urebye aho giherereye n'uko agace kameze kari gutera imbere, ushobora gusanga mu myaka mike iri imbere agaciro kacyo kazaba kikubye 2. Hari abantu bazareba iyi video nyuma bakavuga bati nzabanza ntekereze. Nyuma y'amezi make bazagaruka babaze bati ese cya kibanza kiracyaharira? Kandi akenshi igisubizo kibari cyaragurishijwe. Niba ushaka kubaka urugo rwiza, inzu nziza, gushora imari ifite ejo hazaza, kugura ubutaka buzamura agaciro,
iki nicyo gihe. Ntutegereze ko igiciro kizamuka. Ubuso bwa metero kare 315 kuri 6,000,000 gusa n'itombora ndabara. Hamagara aka kanya cyangwa utwandikiye kuri WhatsApp 0781 61 dushobora no kukujyana ku kireba uyu munsi. Wibuke kandi aka kantu, abakire benshi ntibicuza ubutaka baguze, ahubwo bicuza ubutaka bataguze. Ni Fortran 2050 kandi intego yacu ni ukubabera irembo ryanyu rigana ku ishoramari ryiza ku mitungo itimukanwa. Ubutaka bwawe, ejo hazaza heza hamwe na Fortran 2050.